Ndabashuje rero mwese abakurikirana ijwi rishya TV hano muri Western Australia, ngira ngo mbasuhuza abari mu Rwanda no bari mu bindi bihugu cyane cyane bya East Africa bakunze kutwumva, Burundi, Kenya, Uganda, mwese ndabashuhuje, no muri LDC mwese ndabashuhuje. Ngira ngo mbabwire ngo mukomeze kubana natwe mukanda subscribe kugira ngo muzajye mukomeza gukurikirana ibiganiro ijwi rishya TV bagezaho. Muri kumwe na Payiko rero, ngira ngo mbabwire ngo uyu munsi tugiye kuganira ku cyo bise Capote Gravile. Capote Gravile rero birimo kuvugwa hanze hano ko rurukingo rushobora kuba rugiye kuzajya rufasha abantu nibura kwirinda virusi itera sida mu gihe cy'amezi 2. Bazajya bagutera urushinge ushobora kuba wamara igihe cy'amezi 2. Mu by'ukuri rwose ushobora kuba wakora imibonano iyo ari yo yose mu buryo butandukanye, yaba ubikoranye n'umuntu wenda wafashe ubwo bwandu, mu by'ukuri ukaba utakandura nawe. Ibi rero tujye kubibavira umuzingo, twumve icyo za RBC zabivuzeho, uburyo society irimo kubyakira. Ni ibintu byavugishije benshi, ni ibintu byatumye abantu benshi batekereza ati se bino bintu mu by'ukuri ntago bishobora kuba byazamura ubusambanyi mu buryo bukabije cyane. Ni byinshi babivuzeho. Mwaserebuye ngo haje urukingo ngo rubabuza kwandura HIV cyangwa se kurwara HIV, ariko mu by'ukuri abanyarwanda namaze kubona ko mukunda imibonano mpuzabitsina ku buryo utakumva. Muri iyi mihanda harimo celebration, buri wese duhuye arambwira ati mbabare umbwire kuri wa muti, uwo duhuriye mu isoko mugabo wambwiye kuri wa muti, uwo duhuriye mu muhanda wambwiye kuri rwa rukingo. Umva, ni ukuri baze gutangirira hafi, bakora ubukangurambaga bufatika, abantu bamenye iby'uru rukingo. Naho ubundi nk'uko babivuze, hari abagiye bavuga ngo indangamirwa noneho ngo ziramara abantu n'ibiki. Ubwo nyine baba bakoresheje ikinyabupfura bashaka kuvuga ba bantu bigurisha nk'iki, ariko nta nubwo ari n'abantu bigurisha gusa, ni abantu muri rusange. Navuga ngo niba abantu bakunda nyine gukora imibonano, bakavuga bati ni ukuri ibi bintu bigiye kugera ku rundi rwego. Niba umuntu yaravuye kuzajya afata ikinini cya buri munsi, rimwe na rimwe bikamujena, akaba yabireka akabyirinda, akavuga ati ibi bintu ntabwo nizabivamo, nyine bikamucina intege akabihagarika, akaba ageze ku rwego noneho rwo kumva ko haje urukingo ruzajya rumara amezi 2 ari safe, akora uko ashatse nta kibazo nta bwoba. Abantu bavuze bati ibi bintu byo bishobora gukongeza umurindi wo kuba ubusambanyi bwakikuba inkubwe mutigeze mwumva. Ariko hari n'abatumara impungenge cyane yuko tuba dufite abaganga beza, tuba dufite igihugu cyiza kitwifuriza ibintu byiza. Nacyo nyine iyo barimo gusobanura uburyo runo n'umuti uzakora, uba wumva yuko mu by'ukuri ari ibintu nyine byari bikwiye ko bibaho, cyane yuko leta yacu ibitwifuriza ibyiza. Ariko abantu benshi nabo bagiye bagaragaza ibitekerezo byabo, wabitekereza ukavuga ati nyamara ati wamugani bino bintu bishobora kuba byateza ikibazo gikomeye cyane yuko tutarabona resulta zabyo. Ni benshi bagiye babivugaho, muraza kugenda mubabona no mu comment. Ngiye nkunze kubereka facts n'ababivuzeho, nicyo za RBC zabivuzeho, muraza kugenda mubyumva namwe musobanukirwe ibya runo rukingo. Hagati aho hatazagira umuntu ugira gutya agafata amakuru atari yo kuri rwo, bikaba byamugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ariko kuba rwajeho, kuba hari icyagufasha kuba wakirinda ayo mezi 2, cyakurinda icyo cyo kirahari, banagitangaje rwose. Ariko icyo nakita amabwiriza kigenga niyo buri muntu wese agomba kuba yasobanukirwa kugira ngo dukomeze tubeho neza.
ni abantu benshi bagiye babigarukaho rero hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri bagaragaza ibitekerezo byabo n'impungenge kuri bino nakita nk'urukingo. Navuga nti rero bagiye bagaragaza yuko bishoboka yuko runo rukingo rushobora kuba rwazateza ikibazo muri society, yuko hashobora kwiyongera ingeso z'ubusambanyi. Nk'uyu yavuze ati yewe ukurikije uko babyakiriye noneho barashira, ati nibyo sida igiye kwiyongera bya nyabyo ahubwo. Ubwo rero wundi yavuze ati gira uti n'uburozi buyobya indangare kurohama. Urakoze cyane gutanga amakuru. Ni benshi rero bagiye bavuga kuri iri tangazo rya RBC cyangwa se kuri uru rukingo. Ngira ngo mvuge nti mu by'ukuri birashoboka ko leta ikwiye kongera gutekereza kuri uru rukingo cyangwa se kuri uyu muti, kuko n'abantu babyise urukingo. RBC yo ntabwo yigeze ibyita urukingo, ariko abantu bakavuga bati ntibikintu gishobora kuguprotectinga amezi 2 yose. Ni urukingo ariko si urwa burundu. Reka turebe n'ibyo abandi bantu bagiye bavugaho bagaragaza impungenge zabo. Nanjye nza gutekereza ndavuga ati nyamara ibi bintu reka dutegereze wenda resultat zizavamo, ariko leta icungire hafi. Abandi bavuze bati uyu bita Dr. Runiga yavuze ati exactly ni umuti bazi ko, ati ni umuti bazi ko baje kubakingira HIV. Ubundi ati Bizumuremyi aravuga ati biriko biraza, ati next year rwose ni urukingo. Ati umwaka utaha we yashaka kugaragaza yuko ubwo haje wenda urukingo rw'amezi 2, bishoboka yuko n'umwaka utaha hazaza noneho urukingo rwa burundu. Urumva ibintu abantu batangiye gutekereza. Binashoboka yuko watangira no kwanaliza mind y'uburyo abantu barimo kubifata. Ibi bintu bikwereka ko byanga bikunda resultat zizavamo ni resultat zisaba yuko leta ihaguruka igashyiramo imbaraga, igakora ubukangurambaga, kuko naho ubundi bishobora kuba byakongera cyangwa se byakongeza ubusambanyi ku rwego rutigeze rubaho na rimwe. Ndibaza kuri uru rukingo rwaje rwa sida kandi rukaba ruzajya rumara amezi 2. Ese aba bantu barukoze nta bushobozi bafite bwo kuba bakora urwa burundu, cyangwa se urwo rw'amezi 2 nuko babonye ko byateza cyane cyane ubusambanyi bwinshi bugateza ibibazo aho kuzana igisubizo? Ese urwo rw'amezi 2 rwo ikibazo si kigaruka n'ubundi hahandi ubusambanyi ntibuziyongera bukaba bwinshi? Dore ko igisubizo kizaba kibonetse ariko kizateza ikindi kibazo. Ku ruhande rwanjye niko mbitekereza ko uru rushinge kuza kwarwo, rwaba ari urwa burundu rwaba ari urw'amezi 2, ibyo ari byo byose hari ikintu gishya kizavamo kandi kizaba ari nanone ikibazo kandi kizaba kitoroshye. Guys, ibi nibyo nababwiraga. Abantu bose bakomeje kugenda bibaza kuri icyo nakita ko bise urukingo, nubwo RBC yo itigeze ihamya ko ari urukingo, ahubwo yavuze ko ari umuti. Reka tuze twumve bamwe mu bantu bagiye babitangaza babikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga bagira icyo babivugaho, noneho dute twumva na RBC. Mwaserebuye ngo haje urukingo ngo rubabuza kwandura HIV cyangwa se kurwara HIV, ariko mu by'ukuri abanyarwanda namaze kubona ko mukunda imibonano mpuzabitsina ku buryo utakumva. Muri iyi mihanda harimo celebration, buri wese duhuye arambwira ati mbabare umbwire kuri wa muti. Uwo duhuriye mu isoko mugabo wambwiye kuri wa muti, uwo duhuriye mu muhanda wambwiye kuri rwa rukingo. Mu by'ukuri rura ntabwo ari urukingo rukingira kutandura HIV.
nkuko nkunda kubibabwira nkabasobanura nkababwira PrEP nkababwira PEP. Iriya noneho ni PrEP, pre-exposure prophylaxis, ari bya binini nkunda kubabwira umuntu akoresha mu gihe arimo arakora imibonano mpuzabitsina n'umuntu yanduye, cyangwa se afite umuntu babana wanduye ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida, cyangwa se bano bantu bakora umwuga w'uburaya, cyangwa se bano bantu b'urubyiruko baba kuri risk, cyangwa se bakora ibintu birimo risk yo kuba kwandura agakoko gatera sida. Iyo miti, ibyo binini ubundi basanzwe babikoresha, ni kinini wafataga buri munsi ukagifata mu buzima bwawe. None ubu ngubu bazanye urushinge uzaduterwa rimwe mu mezi 2. Ruriya rushinge ntabwo ari urukingo, ahubwo ni umuti wunganira bya binini mwafataga buri munsi. Ubu ni ukuvuga ngo indangamirwa mwasakiwe, ntabwo muzongera kujya munywa imiti buri munsi. Oya, uzagenda ujya kwa muganga bagutere urushinge buri mezi 2 rutuma utandura ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ariko mbibutsa neza ko mugomba no kwirinda gusama inda zitanduye zitateganyijwe. Ikindi kandi mukibuka neza ko hepatite nayo irahari. Hepatite mugende nayo mujye kuyikingiza, kuko ni amafaranga make, ni nk'ubuntu. Hari naho bazikingirira ubuntu. Rero nimba uzi kujya gufata n'urushinge cyangwa usanzwe gufata bya binini, ugibuka ko na hepatite hari kandi nayo izengereza cyane kurushaho, ugende ujye gufata urukingo rwa hepatite. Ibi rero ntabwo ari umuti ukurinda, ari urukingo rugukingira HIV, ahubwo ni umuti wunganira PrEP twari dusanzwe dufata, cyangwa se zari zisanzwe zihari, pre-exposure prophylaxis abantu bari basanzwe bafata. Mwibyitiranye rero, ntabwo ari urukingo, ni umuti wunganira bya binini. Aho kugira ngo ufate cya kinini buri munsi mwafataga buri gihe kugira ngo mutandure mubana n'abapate n'abatandura, cyangwa mukora umwuga w'uburaya, cyangwa se. Murabyumvise, ariko reka twumve n'icyo RBC yabivuzeho. Kuri ubu mu Rwanda twazanye uburyo bushya bwo kwirinda ubwandu bushya bwa virusi itera sida, aho ushobora gufata urushinge ukarufata rimwe mu mezi 2. Ubusanzwe twari dufite imiti yari isanzwe izwi nka PrEP, abenshi niko barasanzwe bayizi, ikaba yari igenewe abantu bakora umwuga w'uburaya, aba bana bahuje ibitsina, aba bana badahuje ibisubizo, cyangwa urubyiruko rwaba ruba mu byago byabongerera kwandura virusi itera sida. Kuri ubu rero urwo rushinge ruje kunganira ibyo binini. Ntabwo nk'uko benshi bakunze kubivuga ari urukingo, ahubwo ni umuti uje kunganira ibyo binini, ukazadufasha gukuraho kuba wafata ikinini kimwe buri munsi, kandi urwo rushinge ushobora kurufata rimwe mu mezi 2. Tukaba tugiye gutangiza ubwo buryo mu bigo 2 hano muri Kigali, ariko tukazagerageza no kuwushyira mu gihugu hose uko iminsi izajya igenda iza. Abantu rero babyumve neza, ntabwo ari urukingo ruje, ahubwo ni umuti tuzajya tugutera mu rushinge rimwe mu mezi 2, ugakomeza kuwufata mu gihe cyose waba mu byago bikongerera kwandura virusi itera sida. Ukeneye ibindi bisobanuro watugana ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, cyangwa ukaduhamagara kuri 114. Guys, mwakoze gukomeza kubana natwe rero muri iki kiganiro amashyi y'ubumenyi. Ngira ngo mbabwire ngo mukomeze mukore subscribe, musharinge bino biganiro. Ngira ngo nanashimire n'abandi bose bakomeje kugenda badutera courage, muduha insanganyamatsiko dushobora kuba twabaganiriza kugira ngo mwunguke ubumenyi. Mwese rero ndabashimiye mbabwira ngo ikiganiro cyacu reka tugisoreza aha. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Ijwi Rishya TV bagezaho. Mwari kumwe na mugenzi Paiko hano muri Western Australia, aho mudukurikiranira kuri chaîne ya YouTube. Mugubwe neza na hejo.